Bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, turabashuhuje mugira amahoro y'Imana aho mutwumvira hose hirya no hino, haba muri Afurika, haba mu bihugu by'i Burayi, Amerika, Aziya na Oceania n'indi migabane yose. Aho mutwumvira mwumva ururimi tugamba, turabasuhuje. Uwiteka akomeze abane namwe. Reka rero tubagezeho ikiganiro cy'uno munsi, itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Tubonye update zo ku rugamba, rero reka tuzibagezeho maze mwicare neza, mugubwe neza, tuganire gakeya. Ni ikiganiro kigufi cyane, kitarajya mu bintu byinshi cyane, kuko amakuru ahari ubu ngubu bavandimwe, ahantu dutumbereye amaso, ahantu duteze amatwi, ni ahantu hitwa Rubaya na Minembwe. Aho rero ntabwo biri budusabe ibintu byinshi cyane, biradusaba kugira ngo tujye dutanga amakuru iyo tubonye kandi yihuse. Bavandimwe rero, reka tubasabe n'ubundi mubanze mukore like, muduhe like kabisa, mukore share, kandi mwandike comment. Abatari biyandikisha kandi mukande kuri subscribe narababwiye ngo mujye mureba, ukanda rimwe hakazaho akantu kameze inzogera imeze iriho agatwi kamwe, noneho hepfo bakakwereka ahantu handitse ngo all, none ugakanda kuri all kugira ngo iyo ntuza yose, iyo nzogera ize mbese ifite nk'amatwi abiri. Murakoze rero, murakoze kuba mutwumvishe, kandi nongeye gusuhuza kandi nubashye abantu bakora comment, bajya baduha comment bakatwandikira, barimo Izere ndetse na hari n'undi muvandimwe ukunda kutwandikira cyane, nawe Imana imuha umugisha, n'ubwo wenda ntamwibutse cyane, ariko ndaza kumwibuka nawe, Imana imufasha, arabizi. Ni ingabo namaze kubabona ko ari ingabo zikomeye cyane, ntabwo zijya zitakubwa ku rugamba. Bavandimwe rero, turagenda tuvuga ngo update ziri ku rugamba ni izihe, ariko reka tubanze duhere muri Kinshasa, aho imyigaragambyo yabaye ejo n'ubundi ya Martin Fayulu, yowe na Martin Fayulu n'ubundi akeshwa. Bavandimwe, twakomeje kubabwira uburyo bariya baopoza ba Kongo, cyangwa se b'abayobozi ba Kongo, cyangwa se biyopoza kuri Perezida Tshisekedi. Nababwiye ko bariya abantu nta gahunda bafite, babona mbese bariroha, bakurikiza ibyo Kagame ajya ababwira, akababeshya, akababwira ngo tuzakora ibi, mugende mukora ibi. Murabizi ko Kagame mu mahanga yose agenda ashyiramo rezerema, bamwe ibyiciro runaka, bamwe mwigaragambye ahangaha, abandi mujye kwica ahangaha, abandi mujye gufata ahangaha, abandi mujye gufata ku ngufu. Mbese agira ibyiciro byinshi. Icyo cyiciro cyo kujya gutera akavuyo muri Kinshasa, ngo kugira ngo barwanye itegeko nshinga bagiye kuzahinduka, nangwa byararenze n'inkombe. Ibyo rero nibyo bikoze kuri Fayulu rero yayoboye igitero cy'abantu se batageze no ku bihumbi na bingahe, yirengagiza ko ibihumbi ijana n'amasinyatire yabo barangije kubigeza muri nteko ishinga amategeko. Wajyanye niba ari benshi nk'ibihumbi 5. Ubwo rero bavandimwe, urumva ko ni kwa kundi umuntu abura icyakora. Njye naravuze ngo Mana yanjye, Kagame azata abantu ruhabwe, azabata ku gasi. Umuntu nka Fayulu kabisa, wize, usobanukiwe, umuntu wari ugeze ku rwego rwo kwiyamamariza perezida w'igihugu, ariko akaba ari guta ibitabapfu bimeze kuriya. Nawe agiye gukurikira Kabila nawe umuntu wabaye perezida imyaka 18 yose, ubu noneho akaba ari inyeshyamba. Bavandimwe, babantu, cyakora Kagame nta muntu atazata ku ruhabwe. Wagira ngo niba ari amazi abasomyaho, niba ari ibiki abasiga, ntabwo wabimenya. Ariko bavandimwe, icyo ndi kugira ngo mbabwire ni uko uko byamera kose, ntabwo abangabo bashobora kureyisisa, kuko iyo myigaragambyo ukuntu yabaye, yaje kuba rero baragenda babateramo ibyuka bihuma amaso, cyangwa se bya byuka bijyana mu maso. Aho rero nibyo byaje kubafata. Uwo witwa Fayulu rero bimukoraho, ariko ntabwo ari byo gusa. Njye ndatekereza ko nubwo bari kumushushanya bigaragara ko ijisho ryabyimbye, njye ndi kubona ko ni ya operasiyo ya Kagame n'umuntu ajya akunda gukoresha
buriya ni ukuvuga ngo Fayulu ashobora kuba igitambo ugasanga Kagame aramwishe kugira ngo bigaragare ngo yiciwe mu myigaragambyo ngo noneho bifate leta ya Kongo, kandi ntamenye ko ibyo byapfa ubusa n'ubundi, kuko niba barababujije kwigaragambiriza imbere y'inteko ishinga amategeko bakajyayo ni ugufosinga. Niba bashaka kwerekana amahanga, niba bashaka kwereka abaturage ko wenda badashaka ikintu runaka nk'abanyapolitike, bakagombye kugira gute, bakagombye kubahiriza amabwiriza ya leta. ubwo rero baraforushije bajya bashatse kujya ku nteko ishinga amategeko kugira ngo banayangirize byinshi, noneho babaruhamwe bya byuka bijyana mu maso. Ubwo rero ko natekereje bavandimwe, ubusesenguzi bwanjye aho buri, Kagame ashobora guplanifiya ibintu akavuga ati, akareba umuntu ati niba bari kwigaragambya uzamukubita urubuye mu maso, cyangwa se uzamukora ikintu, cyangwa nibiba bishobotse unamwice, bibe saga bigaragare ko bishe umunyapolitiki ukomeye. Ariko ibyo byose ni ukwibeshya bavandimwe. Uwo mugambi nawe yawukora nk'uko n'umudakwicisha abanyamurenge, ari kubicishiriza ubusa bazira ubusa. Bavandimwe rero nuko byagenze, ariko mukomeze mubitega amaso. Icyo nzi cyo, niba ari abanyapolitike bo muri opozisiyo wenda bumva iyi BRC News, mujye mumenya ngo nubwo wenda mwaba mwaranarozwe, ariko amatwi ntabwo yarozwa arumva, amatwi yanyu arumva. Mwebwe kugira ngo mukomeze mujye inyuma y'umuntu ukomeza kubashuka ngo musenye igihugu cyanyu. Ubu uri kumva we yibere mu gihugu cye, ntiyifuza ko ari n'uwagiteramo n'ibuye, ariko mwebwe ari kubabwira ngo musenye igihugu ngo niho muzagira amahoro. Kuki cye yanga ko bagisenya kugira ngo amahoro aze? Tujya tubaburira tukababurira mukabyumva cyangwa se ntimubyumve cyangwa mukabisuzugura, ariko ziriya nkotanyi twarazimenye, iriya RDF, iriya FPR irazwi, mwebwe mutari mwayimenya muzagwa ruhabwe n'ubundi muzapfa ubusa. Fayulu se buriya iyo bamukubita ikintu agapfa ko birashoboka, kandi nabwo ibyo ngibyo umutego nawo Kagame arawushoboye, mushobora kuzawutega, ushobora kumva ngo bamurangije. Sawa, reka tuve kuri ibyo bya Fayulu twigire kuri update ku rugamba. Update ku rugamba rero mu Rubaya niho tugiye kubanziriza. Tuvuge tese ku Rubaya, mu Rubaya bimeze gute? Mu Rubaya rero uno tageti ahari Wazalendo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, bo bakomeje kugota Rubaya buhoro buhoro. Imbese gahunda bafite yo kugira ngo bazafate Rubaya cyangwa se bazayatate. Ariko mbere mu kiganiro cyahise narabwiye ngo pourquoi pas Minembwe itafatirwa rumwe na Rubaya na Goma. Ibyo se birashoboka cyangwa ntibishoboka? Turaza kubyumva. Ni ukuvuga ngo rero ubu ingufu za Kongo cyangwa se force armée Kongore zose aho ziri gutagetinga Rubaya, ariko zibanje kugira gute, zibanje kureba uburyo zagota ahantu hose umwanzi yazaturuka, kuko Kagame nyine ni umunyamayeri, RPF ni abanyamayeri bafite amayeri menshi. Ubwo rero ahantu bari basatiriye Ngungu, hari centre ya Ngungu, centre nini cyane ikomeye irimo ubukungu bukomeye yegereye Rubaya. Ni ukuvuga ngo kuva muri iyo centre ya Rubaya ni minota 15 ujya nako centre ya Ngungu ni ukuva muri minota 15 kugera muri Rubaya. Bivuge ngo rero ni Rubaya Ngungu nimara gufatwa deja n'ubu tuvugana ari n'igihe bayifashe, kuko bari kwitagitinga. Ubwo twavugana ngo baduhaye amakuru bavuga ko bari kuyisatira. Ubwo rero nibamara kuyifata kujya Rubaya biroroshye. Ikindi rero noho bavandimwe, buriya gufata Rubaya Goma itari nayo destabilize ntabwo ari byiza. Buriya nibyo mpamvu babwira ngo hari igihe mushobora mukumva ngo Goma bahateye bakahatera rimwe na Rubaya. Mureke tubitega amaso. Muri make updates ziri ku rugamba muri Rubaya nizo ngizo barubikiriye, ariko bagiye kubanza kugira gute Ngungu niyo bari gushaka kugira ngo babanze bafate ibindi bikurikireho nyuma. Reka twimuke rero muri Minembwe ho bimeze gute rero? Minembwe na Kasamutwe Sukoye ejo ku itariki 12 ejo vendredi kwa gatanu yakoze agashya. Murabizi ko FARDC, Wazalendo na FDNB n'abandi birumvikana bafatanya ku rugamba binjiye muri Minembwe centre, bayirimo. Muri make Minembwe yarafashwe. Ubu ngubu ahantu basigaye bari kurwanira ni hafi ku kibuga cy'indege. Icyo kibuga cy'indege rero impamvu nacyo batari bagifata,
ni ukuvuga ngo RDF buriya ibintu irwanisha cyane, amayeri irwanisha ni ugucukura imyobo, indake. Bacukuyemo indake baruzuza baragenda bajya kure, ariko bavandimwe Sukhoi 25 ya FARDC yabirimbaguye. Bamwe ni ukuvuga ngo bamwe bagiye bihamba kwa kundi bavuga ngo umuntu yapfuye ngo baragira gute ngo baramwevakiwa, byo nta birimo. Ni ukuvuga ngo babamaze. Umva, RPF twirwaneho, Red Tabara, abo bose bahashiriye. Gusa bari kugenda bihina mu baturage, bakikuramo imyambaro, bari kwambara iriya myenda y'amatiriningi, bakaba mbese ababosi, bakigendera mu mago. Nibyo bari gukora aho. Rero niyo mpamvu mutari kumva ngo FARDC wenda byarangiye. Mbese nuko ari kwataka, mbese ni ukuvuga ngo gufata Minembwe bavandimwe ni tactique ikomeye cyane. Ni ibintu bizandikwa mu mateka ya Kongo, kuko RDF niho yaragiye irihamba, iri mu myobo. Ndatekereza ko cyakora naho abakongomani niba bari kunyumva cyangwa umva ururimi rw'ikinyarwanda, bamenye ko RDF yagiye ikora indaki nyinshi zo mu Rwanda, cyangwa se ubuvumo. Hari ibyo bita ubuvumo mu Rwanda, abantu bajyaga bahungiramo, baragendaga bakagota na sima bagafunga. Ntabwo mbabwiye ko wenda abantu bafungiramo kubera ko n'iyicarubozo naryo, ariko bajye bamenya ko na FARDC nayo ni na nyina wundi abyara umuhungu. Bajye bamenya ko nayo yabikora, cyangwa se nitabikora irohereza mu ibyo bibombe, bagende babasekagure, babatsindemo, ubwo baheremo n'ubundi baranaheramo. Bavandimwe rero, kwinjira muri Minembwe, abantu bafashwe, RDF zafashwe na twirwaneho, bafashe 17 zikiri nzima. Abandi rero birumvikana ko aho babafatiye ni muri Madegu, ni naho ubwo ngubwo babakuriyemo, nabo n'ibyo bibombe nyine bari kubitera. Naho ngaho 17 bahise bafatwa rwa mikono. Abapfuye bo reka mbabwire ko utapfa kubamenya, kuko benshi nabahambwe n'ibyo bibombe, nabwo n'ibyo bibombe bya Sukhoi. Abandi ntabwo wamenya ngo bari hehe. Nuko nyine ubwo birumvikana ko n'imirambo bagenda bakurura mu mago, birumvikana niyo target y'izo nkoramaraso. Nuko rero byifashe bavandimwe, turakomeza tubakurikiranire. Gusa icyo nzi cyo RDF twirwaneho, Red Tabara mu Minembwe barahashira. Kandi rero RDF ikintu ishaka ko n'ubundi Minembwe iba amatongo. Yarabyifuje cyane cyane, n'abanyamurenge barabizi, murabizi namwe uburyo babahigira ngo niba mutemeye kujya gufatanya n'u Rwanda muzapfa mushira. Aho rero nicyo ishaka, ariko umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Bavandimwe banyamurenge, nkomeje kubihanganisha muri mu ntambara zimeze gutyo. Ngicyo nababwira gusa, mujye mwiyonkora, mumenye aho FARDC iri na Wazalendo, mujye munyerera, mugende mwambare nyine nkuko bari kwambara, namwe mwambare amateni civile. Asigaye mugende mwinjire muri Wazalendo na FARDC babakire. Pourquoi pas mwe mutabikora nkuko bari kujijisha bajya mu mago ari ibyitso, namwe mukajya mwigendera mujya muri FARDC kandi mukabaransenya. Ariko natekereza ko igihe cyageze RDF ikasezera muri Kongo, kuko uko bari kuyifata. Kandi murabizi ko igihe cyatanzwe na Amerika, n'ejo bundi ni ku itariki 15 tuzatangira mwezi kwa karindwi, dutangira kureba ngo bimeze gute. Ese baracyarwana, baracyashaka kurwana? Tuzaba tubireba. kandi rero n'umuriro nawo uko bamereye ntabwo nabyo byoroshye bavandimwe. Reka rero duhagararira ahangaha, mukomeze muhane natwe igihe cyose turi kumwe cyane. Kandi mukomeze mukore like, ni ukuri muduhe like, ndetse na subscribe mwiyandikishe, na share musharinga ibiganiro, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigenda neza. Murakoze, naho utaha mubane n'Imana.